abo bana bazanye b'abacengezi ubundi bakabaye barambutse bakansiga bakagenda bagasanga bariya bagahindukira bakandasa uretse ko nanjye namenye ubwenge nanabashyize ku ruhande rwabo bonyine gutya babandi 60 banjye nabo mbashyira ku rundi ruhande ndavuga nti bariya nimbona bampindutse ndafata abanjye ngiye mfata inzira nanjye nari niteganyirije ariko uko umwanzi aze nkacungana nabo kureba niba bari bwambuke ariko umwanzi uretse ko ari aho nagize impungenge nyine kubera ko umwanzi yageze hafi ntibarasa arinda agera hafi ntibarasa ndavuga nti byarangiye ubu ngubu nta kundi ariko bo niko bari urumva ntabwo bari abasirikare batojwe bo bari baramenyereye bya bindi byo muri izi ntoke bakora igicengezi bakakurindira ku nzu bakakurasira hafi nubwo rero ibyo bashaka gukora kuko umwanzi baramuretse agera nko muri metero hafi 30 baramudoda pe igihe ubwanjye nigeze kuba ndwara n'abacengezi hano muri iyi misozi ya Birembo ndwara n'abacengezi hano muri iyi misozi ya Birembo mfite abasirikare bakeya mfite amaescort make hari 2001 mu kwa gatanu ngira ngo nawe mfite amaescort nka 20 abandi basirikare bagiye hirya no hino ndi ku musozi wa Birembo hari imisozi hakurya ahangaha abacengezi bazamuka Nyamutera baza baje kuntera kandi bari benshi nta nubwo nari kubakira ngiye kubona mbona haje abana benshi cyane nka section y'abasirikare section nk'abasirikare 12 mbona baraza nabo mbita abacengezi bagiye kugera hafi baratwibwira baravuga ngo turava muri 67 battalion ngo turava muri 67 battalion 67 battalion yabaga ahantu hitwa Kabaro muri Kongo i Rwanda ariko abo ngabo bari barahawe impushya zo kuza bari barahawe uruhushya indege hari ukuntu yabazanaga kuko bari bamaze igihe kinini bari ku rugamba hari ukuntu indege zabazanaga bakaruhuka nk'akaruhuko k'ibyumweru 2 barivuga bati turaba 67 ariko nikavukire baho n'abacengezi bari banteye bavanye Mutera nabo nabaho ngaho ngiye kubona mbona abana baraje barivuga bati turaba 67 section n'imbunda zabo baraza baradusanga urumva kuba wari ufite section ebyiri ukongeraho indi abacengezi bakaza turwana n'abacengezi turabatsinda none se kuki abo bana baje kuki bataje baturasa kwari kavukire baho n'abacengezi kwari kavukire baho nuko bari bamaze kugira identity bari bafite identity bari bazi ko ari ingabo z'igihugu niko bimeze so FDLR rero iri hariya threat yayo nayivuze na ideology y'ingengabitekerezo ariko icyo nzi nuko nta base nimwe ishobora kubona mu Rwanda hano nta base yabona ariko kubera ko ari cancer buriya ugomba guhangana nayo ikiri kuri stage 1 cancer iri kuri stage 1 stage 2 cancer ntabwo urwana nayo igeze kuri stage 4 iyo igeze kuri stage 4 urwana nayo bimeze nk'igihumbi 1994 buriya twarwanaga guhagarika jenoside cancer yayo iri kuri stage 4 ntacyo uburamira niyo mpamvu ya ideology ya genocide tugomba kuyirwanya aho iri hose n'abayishyigikiye bose hano babonye abantu benshi bashaka gutanga ubuhamya hari n'ubundi ntagenda ntababwiye pe hari intambara zigeze kuba kure cyane ya hano ahitwa Kitona
noneho turi ku kibuga cy'indege abasirikare uko iyo urwana ugenda wohereza abasirikare bitewe n'ibitero aho biturutse ugenda bohereza ndaho kitona ku kibuga nisanga nsigaranye abasirikare bakeya 60 ariko nkaba nizeye ko natumije indege mu Rwanda bagiye kunyoherereza umusada cyangwa se abandi basirikare bamfasha. Naho mu Rwanda byakomeye, hari intambara y'igicengezi hano mu majyaruguru n'ahandi hose yabaye nyinshi cyane ku buryo abasirikare ni bakeya. Abo bashoboye kunyoherereza kubona n'ubundi n'abari mu gicengezi, kuko abo twafataga b'urubyiruko mu gicengezi twahitaga tubinjiza mu gisirikare. Banyoherereza indege ya mbere, indege ngiye kubona mbona baravamo, umuntu havuyemo umufisiye sinzi ubaho ari ni umu ex-FAR, nawe nibwo yarakinjizwe. Umuntu havuyemo umufisiye mvugana nawe numva ni umu ex-FAR, usanga ntaho muzi. Urumva kuba uri muri iyo situation bakakohereza umu ex-FAR ntabwo biba byoroshye. Ubwo ariko urumva ni 9 n'umunani n'imitekerereze natwe ntabwo ibintu birafata neza. Ibyo ni ukuvugisha ukuri, impungenge ntabwo zishobora kubura. Bavamo mu ndege, bavamo mbona nta musirikare n'umwe warapiye uvuyemo. Indege irakubanuka isubirayo, mbona ni abacengezi gusa. Abenshi babakuraga Nyamutera hano, abandi babakuraga Gakenge, abandi bavaga Ngororero. Uko babasakumaga bafasha abacengezi bakabinjiza muri RDF, kuko twarabazaga ese mwarubyiruko murarwanira iki? Ntacyo bazi. Abazi icyo barwanira ni babandi, ni ya ideology. Bo wababaza uti se murarwanira iki? Murashaka se kujya mu ngabo z'igihugu? Ngo yego nimujyemo. Ubwo amaboko nuko buriya abari mu gicengezi nuko batakaje amaboko, kuko abo barwanishaga twe twarabafataga tukababwira tuti murashaka iki? Bati ingabo z'igihugu, tukabashyiramo. Ubwo haje indege ya kabiri, bavamo mbona bose n'abacengezi. Urumva nari mfite 60, umwanzi aje gutera ikibuga aho ndi, ariko abasirikare banyoherereje bo kumfasha n'abacengezi gusa, n'umu ex-FAR umwe bayoboye w'umusuriyetu, ariko sinzi aho yagiye, nzamushaka, agomba kuba akiri muto. Umwanzi aratera nyine, aratera, ariko atera abasirikare bagiye muri position. Umwanzi araza, kandi ubwo umwanzi uza urimo babandi babora, kuko babora Kabila yari yabakuye Brazzaville, bari babakuye Brazzaville babazanye Kinshasa, baratera. Ntabwo nzi ko babora, ntabwo nzi ko ari abarimo wenda, ariko harimo abandi, kuko bavugaga Ikinyarwanda tubumva. Ubundi nomare uko byakabaye bimeze, niba koko iyi ngengabitekerezo ya genocide ifite ireme mu Rwanda, ifite ireme itari artificial nkuko nayise, abo bana bazanye b'abacengezi ubundi bakabaye barambutse bakansiga bakagenda, bagasanga bariya bagahindukira bakandasa. Uretse ko nanjye nari namenye ubwenge, nanabashyize ku ruhande rwabo bonyine gutya. Babandi 60 banjye nabo mbashyira ku rundi ruhande. Ndavuga nti bariya nimbona bampindutse ndafata abanjye mfata inzira. Nanjye nari niteganyirije, ariko uko umwanzi aze nkacungana nabo kureba niba bari bwambuke. Ariko umwanzi, uretse ko ari aho nagize impungenge nyine, kubera ko umwanzi yageze hafi ntibarasa, arinda agera hafi ntibarasa. Ndavuga nti
byarangiye ubu ngubu nta kundi. Ariko bo niko bari urumva ntabwo bari abasirikare batojwe, bo bari baramenyereye bya bindi byo muri izi ntoke bakora igicengezi bakakurindira ku nzu bakakurasira hafi. Nubwo rero ibyo bashakaga gukora, kuko umwanzi baramuretse agera nko muri metero hafi 30, baramudoda pe, baramudoda, baramurasa, turasa umwanzi aragenda. Twamurangije nko mu masaha 6, ku buryo twatetse n'imvungure turarya, tubyina ikinimba, dufata inzira turigendera. Bateguye igitero bari bise insecticide. Insecticide murayumva? Insecticide ni wa muti wo kwica inyenzi, wo gufuhirira kwica inyenzi. Icyo gitero bagombaga kukigaba mu kwezi kwa 10 kurangira ku 9 na 6. Icyo gitero nicyo cyaburijwemo. Niba mwibuka neza, nibwo His Excellency yajyaga muri Karongi, ajya Karongi, ndibuka ni ahantu hitwa Rwamatamu, asaba UN ko yatandukanya bariya abantu bafite intwaro ikabatandukanya n'impunzi, kandi ko nibatabikora aza kubyikorera, ko atakwemera ko batera u Rwanda. Naho ngaho yavuye nyuma yaho afata icyemezo cyo gutandukanya impunzi na exfar. Ubwo UN yari imaze iminsi igihe kinini cyane ibeshya u Rwanda, kuko habayeho imishyikirano myinshi hagati y'u Rwanda na UN kugira ngo impunzi zive hafi y'umupaka cyangwa se abasirikare ba FARC bamburwa intwaro. Bya bindi bya UN turayizi uko ikora, igashushanya, ikereka amakoridoro ngo impunzi zizacamo, amakoridoro abafite intwaro bazacamo, ariko ari byo gukinga ku maso gusa, byo kubeshya. Bigaragara ko babizi ibyaberaga mu nkambi ko ari imyiteguro yo gutera u Rwanda no kwica abantu. Icyo gitero cyo nta n'uwo cyari gusiga. Insecticide koko ntawe yari gusiga. Insecticide bavugaga ko bari buhere hano muri Mutura, Bugeshi, bakageza Kamanyora, kuko bari benshi. Fari yahunze ari 80,000, gendarmerie byari 30,000. Interahamwe ntabwo wazibara, kuko nta gasozi na kamwe, nta karitsiye n'imwe mu Rwanda itari ifite interahamwe. Zari nyinshi cyane. Ni ukuvuga ko byari 1000 bigeze mu 300 cyangwa se gutyo, hagati ya 200 na 300. Ubwo ndavuga force. Abo bose rero iyo biha guhera hano muri Bugeshi, muri Gisenyi, bakagera Kamanyora, bakinjira mu Rwanda gutya, wa mugani ari insecticide, bica buri kintu cyose bahuye nacyo, nta wari gusigara. Icyo dufite ni abantu, ubumwe bwabo no kubabyazamo imbaraga, kubaha quality, akaba ariho igihugu cyacu kizahera gikira. Niyo choice yonyine dufite. Ibindi byose bagerageje, mwarabibonye ko nta cyavuyemo. 59 nta cyavuyemo, 63 nta cyavuyemo, 73 nta cyavuyemo, 90 nta cyavuyemo, 94 nothing. FDLC n'abayishyigikira baza ngo bazane ikindi ntibishoboka, ntabwo byabaho. The only choice dufite nuko ibi bitekerezo byiza byo gukunda igihugu, by'ubumwe bwacu, tuyoborwamo na leadership yacu, byaba transgenerational, bikava kuri generation imwe bijya ku yindi, biva kuri generation imwe bijya ku yindi, kugira ngo twubake igihugu cyacu. Kandi batazababeshya
abanyarwanda imyumvire yabo iroroshye cyane iroroshye cyane ku buryo usibye abo baba baramugaye ariko abandi we can testify nta kibazo.